babandi rero babahanze haba babeshya bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari. Iyi ni disikuru duhereyeho mu kiganiro No Lie nta kinyoma, aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Kuri uyu munsi rero nkeka ko Kagame uramutse umubajije ngo uzava ku butegetsi ryari, ko abandi bababwira ngo bazabanza bakureho Kagame umuretse gutaha ngo ryari se. Ubu Kagame azi ryari se. Impamvu azi niba ari ryari nuko ibitari bisanzwe bibaho mu mateka y'u Rwanda, aho igisirikare cy'igihugu gifatirwa ambargo, gifatirwa ibihano byabayeho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Kagame ku giti cye arivugira ko FDLR ubishyigikiwe n'ikindi gihugu, ndetse kandi hari force nyinshi cyane ziri kumurwanya zivuye inyuma, u Burundi, Congo, FDLR ngo n'abandi. Nubwo ibyo Kagame avuga wenda tutapfa kubyemera uko byakabaye, ariko ikigaragara nuko Kagame rwose abizi neza ko yaryari itakiri yaryari, ahubwo iri ngo gute. Kagame rero aherutse kwifatira gahanga umuhungu wa Perezida Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana, ngo yagiye Kinshasa abona na Tshisekedi. Kagame rero umuntu wese utavugana mu butegetsi cyangwa ukomoka ku bantu bategetseho u Rwanda, kubona na Perezida Tshisekedi bimuteye ubwoba ku buryo bukomeye. Tshisekedi niwe muntu wafashe Kagame aramushegajeza koko. Umwana w'Imatonge iburuse yafashe Kagame aramuzengereza ku buryo Kagame aho ibintu atigeze abona mu mateka ye, aho umuntu amuzengereza kandi yabanje kumusuzugura. Tshisekedi ngo bajya kumufata Kagame na Kabila, uriya muteka mutwe ngo ni Kabila wakoreraga abanyarwanda ariko ari perezida wa Congo. Ibyo bintu mujye mubimenya ko burya kuba perezida w'igihugu bitavuze ngo akorera bene igihugu. Urugero ni Kabila, bajya gutoranya Tshisekedi ngo babonaga ari umuntu w'igicucu. Ngo bumvaga bazamutegekera, hanyuma Tshisekedi baraza bamuha ubutegetsi, ngo hanyuma Kabila agashaka gufata ingabo n'iki byose ngategeke. Arewe umwana w'Imatonge ateragwa nagiye kubi Buruseli ubusa. Burya rega mabwiza ukuri, nubwo bavuga ngo abantu babaye hanze bariyemera, ntago biyemera. Hanze higisha ubwenge no gutekereza. Badarama aherutse kubikomozaho, aravuga ati izo nyana z'imbwa ziza guhiga abantu zimenye ko nazo noneho ikibaga kitakiri cya kindi kitari handi zigenda zigiye gutema amajosi y'abantu, ngo zigiye kubaroga ngo uko batavuga gusa rumwe n'ubutegetsi. Oya, ibintu ntago ariko bimeze. Abanyarwanda amaze kanguka, nawe uzongera gutega ijosi yaba ari mu Rwanda cyangwa hanze. Ujye uzuje kuroga ariko ubizi nawe ushaka kubungweramo. Akambaho urugero rw'umuntu byagenze gutyo. Umuntu witwa Jean Christophe Matata, uyu ni umuhanzi. Ni umuhanzi kambihera amakuru y'ubutasi. Akaba ari umuhanzi ariko akoreraga n'ubutasi Kagame. Kagame yamutuma kuri Kayumba. Matata Kayumba yakundaga indirimbo ze nk'inyagasambu, mukobwa ndagowe. Kayumba akaba yarakundaga Matata cyane. Matata akaba yaraga South Africa ariko akorera NSS y'ubutasi bw'u Rwanda. Uko byaje kugenda ibara umupfu, ngo umunsi umwe batuma Matata kuroga Kayumba. Kayumba, General Kayumba ngo abaritaye mu gutwi, ahita avuga ati bunywesha iki kigoryi aba aricyo kibunywa. Mwumvise ukuntu yapfiriye South Africa mw'abantu mwe. Nuko byagenze ntibakajye bakubeshya ngo yagiye kuri stage. Reka mbabwire, Kayumba abantu baramukinisha. Simvuga ko ari umwere ariko sinavuga ko ari umunyabyaha, ko sindi urukiko ruca imanza. Kayumba niwe wahejeje Kagame ubutegetsi. Kayumba aza amabanga ya Kagame guhera umva abicwaga mu hariya hirya, abagiraga gute, abo batwaraga kuri training wing bakabakekaho ngo ni abo kwa Habyarimana yoherejemo infiltration, bakabica bakabakubita ubushoka n'ibindi. Kayumba niwe wari uyoboye ubutasi bwose bw'urugamba. Ibi Kagame bayivugisha rero. Kayumba aramuzi neza, aramushoboye cyane, kandi na Kagame arabizi ko Kayumba aramutse afashe force igihugu kimwe kikamushyigikira gusa pane byo kwivugisha, kikamushyigikira imbaraga ubona rero turagushyigikiye jya gufata ubutegetsi. Kagame arabizi ko atahangana na Kayumba. Ku butasi arakaze. Kagame kuba yarananiwe Kayumba afite igihugu n'amafaranga. Kayumba ari amafaranga afite nta n'iki.
kera hari utuntu tw'udukoryo ujya numva ngo Kayumba yatumyeho Kagame ngo mugere mubwire ngo andashe kabiri amusha ariko giye nindasa rimwe sinzahusha. Mw'abantu mwe bigire Kayumba mutubwire ibyo bintu nibyo cyangwa sibyo. Mbaye udukoryo tubiri twa Kayumba na Christophe Matata na Kayumba na Kagame ngayo nguko. Kera marayane wigeze bwako Kayumba ngo ni mubi cyane. Ngo murahura ari bukwice akagusekera akagutuma ngo unasuhuze n'ababyeyi sha waje mu nzira akagwica. Kagame aramuzi rero, aramuzi ko baramutse bagiye mu bintu by'urugamba atamutsinda kuko yamukoreye n'udukuriye twinshi. Kayumba rero bari kuvuga ngo ari kuganira na Tshisekedi ngo bari uyobora urugamba. Kagame arabizi ko yabageze ku ndunduru, ubanza ariyo mpamvu mu minsi yashize ejo bundi muri kubona Kagame rwose yitonze yasamye disikuru yabaye umwana mwiza ari kuvuga yabaciye umugani w'intare isha dia iyo bita isha ndetse harya kariya akakaba kita gutera akanyamasyo intare isha akanyamasyo uzi ko yiciye ngo intare ngo yagiye mu bwatsi ngo iratonoma cyane itoranye cyane ngisha ngo irabireba ngo irabyiga iravuga ati ndaguha icyo shaka ngo hanyuma akanyamasyo ko ngo karabyanga ngo ahubwo gakomera ku cyubahiro cyako. Kagame n'u Rwanda ngo ni akanyamasyo ngo bakomeye ku cyubahiro cyabo ngo hanyuma Tshisekedi ngakabadiye ngakabisha ngatanga ibyo afite byose ngasevinga amagara ye hanyuma se arararare. Kagame reka mbwire Kagame iyo intare itaza nibura gishihi ibyayo akanyamasyo kari kagiye gukura hisha kakayirya kakayibara. Ubwisha rero yagomba kwigurisha kukomeye aho kugira ngo irangizwe n'akanyamasyo. Isha amahitamo yari afite ibyo nibyo Kagame atababwira. Iyi ni nayo rero nta kinyoma dukubitiriye makuye kandi muri politike nta kintu twe tuba sensadere reka tuvugije ukuri. Uyu munsi ndungire rero yagiye kuri za mbuga nkoranyambaga ze maze arivuga ibiguye abwira mwene Habyarimana Jarike Habyarimana ati ubushuti bwawe na Tshisekedi ntabwo tubufata mirenegwe ntabwo tufata mirenegwe tukuriho ariwe sha. Uyu rero witwa ngo ni minisitiri w'abagira amahanga witwa Nduhungirehe ari Jean Patrick Nduhungirehe ariko uyu ni n'umuswa ni na feke cyane. Jean Patrick Nduhungirehe mbabwire ko yabaye recruité mu butasi kuzanwa muri politiki yabaye recruité na Colonel Karegeya uyu rero gutasi bw'u Rwanda bwaje kwicira. Uyu Colonel Karegeya yarasanze ngo yagiye na makuru y'ubutasi mwumva yaragiye bubirije ngasanga Jean Patrick Nduhungirehe inzoga zaramwishe ateka imitwe muri jambo SVR ku mihanda y'ububirigi ngira ngo abantu bajya babona agafoto gacicikana ka Jean Patrick Nduhungirehe yicaye ari kunywa akayoga ari kunywa ka Jupiteri na harya bakita gute we ya nzoga we inzoga yanjye bayita gute ari kunywa ka Jupiteri na Colonel Karegeya bicaye ahantu niyo muzanye ariko umuginga yaraje bamaze kumwica aramutuka koko kimwe na wa mushiki wazo witwa mushiki wazo Louise nawe ni Colonel Karegeya yagiye mukora muri call center muri Amerika yirirwa ari mu receptionist haramuzana mushyira muri bade baramuzana mugira ministry w'itangazamakuru arangije na wapfuye ngo yigize nk'imbwa ngo pfa nk'imbwa. Abanyarwanda inkotanyi ni nta kigenda ntago zishima basi nibwo ubizi ko rwose umuntu niba yakugiriye neza gutyo nakora ibyo bikosa agapfa aba yapfuye n'ubundi basiceceka aho kuvuga ubusa. Icyo nicyo kibazo kiri mu Banyarwanda, umuntu avugisha ukuri akabavugira ariko inyana z'imbwa zikaza zikamutuka sha inyana z'imbwa zikaza zikamutuka. Ndongere rero yaje kubwira Jarike ko ibintu bikomeye batazabirebera ariko hari ibintu nabwiye Kagame ibi bintu yivugisha byanyuze mu yihe nzira se
iya demokarasi se, iyi ntambara se, iyi ntambara Kagame we iya demokarasi warayanze, amatora urayiba, amashyaka ukayafunga, uje kwandikisha yose bikanga, uvuze bukamunyuruza. Iyo yaranze rwose. Iyo ni iya demokarasi. Hanyuma y'amatora urayiba, byo birazwi. Ariko iyi ntambara yo n'ubu irimo muri Kongo warayitangiye, kandi iyi ntambara yo nta nubwo yigeze irangira. Niki kubwira ko itegeze irangira? Imaze imyaka 30 muri Kongo. Igitangaje Kagame, ariko se reka mbabwire, mu minsi yashize Uganda rigiye gutera u Rwanda, Kagame arushinja ngo ashinja Uganda ngo iri gutreninga aba RNC muri Uganda. Ajya aho bakorogana na Museveni, Lorenzo aza kunga biranga bigira bite. Aba muhungu w'ikiryabarezi witwa Muhozi niyo waje, sinzi ukuntu yabigoronzoye. Yabigoronzoye we na se bati rwose biratuje. Ariko nabwo abakirimo akantu, kuko Museveni sinzi ko yibagiye Kagame ibintu yamukoreye. Museveni ngo abitse umuhungu wa Rwigema. Iyo ni turufi ikomeye cyane. Umunsi Museveni yatangaje ko umuhungu wa Rwigema agiye gufatananya na Kayumba, ibintu bizahinduka. Ikindi ubwo Kagame navuye Uganda, ibyo birarangiye, yikubise i Burundi teye inkunga kudeta, ngo arashaka gukora aho Nkurunziza ngo ntabwo cyumvikana garehisha. Uko byarangiye barumupfu, kudeta yarapfubye i Burundi, ibibazo biravuka, n'uyipaka irafunze, abarundi bahanganye n'inkotanyi muri Kongo bazimiriye nabi. Urumva nubwo nazo zitiburira, twebwe tuvuga impande zombi, nubwo nazo zitiburira ariko zirakubitwa induru zikavuga. Ubwo icyo ni iki Burundi. Kagame ari goronzo yagiye Kisekedi, arebye umwana w'Imatongo atereka muhenda ubwenge, utizaba ujye uzizana tutunganyiriza hano tuzirike. Umwana w'Imatongo nawe yari make mwiga, ariko areba uburyo Kagame akora amafaranga ari kurya Kongo. Noneho umwana w'Imatongo yaje n'amakuru y'ubutasi ngo asanga Kongo yasinye amasezerano ngo yo kwishura u Rwanda buri kwezi miliyoni 60 z'idolari, ubwo ni miliyari 60 z'amanyarwanda. Ariko amafaranga Kagame yashiraga miliyari 60 buri kwezi. Banyarwandakazi 60 buri kwezi, ibyo bintu bibahora 60. Kisekedi ati ntabwo amafaranga tuzongera kuyatanga. Ngo Kabila yayishiraga gute? Ngo yayishiraga kubera ko ingabo z'u Rwanda ngo zafashije ise ari nazo zamwishe. No gufata Kongo akabigasiga keza koko sha. Uko byarangiye barumupfu, Kisekedi yahagaritse ati Kagame umwana w'umwega ndakurasa. Ngo kuko M23 yahagurutse. M23 nayo igizwe n'ibiryabarezi gusa, abadamasisi n'abanyariciro babo bagira nta bwenge bagira. Uko umutima uteye Kagame afite inyungu arabahagurutse ati muze nje kubaha igihugu. Umutara baha igihugu muri 2013, nabaha igihugu muri za 97 shahu. Kabari ari uyoboye ingabo za Kongo niyo gifite. Mwumva zakibaha gute? Mukanguke mu murabaha abana banyu mukohereza ngo bave mu ngame ngo bagere bagapfa bashumbira amashamba ya Kongo. Nkaramye mugaza kuvuga ubusanga abantu ngo barabanga, ubuse muri twese ubanga ninde? Ahubwo tugira ngo mukangure mugire ubwenge, murwana izo muzi. Niyo mudashoboye, twarababwiye ngo niba mudashobora kubohoza mu nda wanyu ufunzwe na Kagame ngo azabafashe, mumenye ko nawe M23 iriho hari u Rwanda, hari RDF, naho ibindi muri guteka imitwe mvuga ubusa gusa muzana ubwenge buke ngo murashaka igihugu. Niba muri Amerika muri Europe nimugumiye murye make muryame kare, ahubwo muharanire ko n'abari abene banyu bari mu nkambi nabo mubwire UN yongere umubare wabizana. Cyangwa badashoboye bajye guma nyine mu masambu n'ibindi. Ariko ibintu nakundi bigomba kugenda cyane, bagera muri Uganda bajye n'ahandi naho ritapa. Abandi se ko baba hanze igihugu naho ubereye neza, naho ugiriye ubuzima bwiza. Reka mbashimire rero, mbifurize umunsi mwiza cyane. Ibya Kagame ngo nzavaho byaciye mu inzira, imyaka 30 Kagame ni myinshi. Imyaka 30 itegekwa n'abanyagitugu. Ibintu waje ubwira Habyarimana ko ari umunyagitugu, we none wamukubye o kare ibaye kabiri.
bibaye kabiri rwose nako gatatu kane gatanu. Ikindi uri umubeshyi kubi ikindi ni ubahiriza uburenganzira bwa muntu na demokarasi uvuze uramwicugira gute kugira ngo abantu bagukunde gute. Ye hari n'ukuntu njya shaka n'akanya ko gukunda Kagame ngo mvuge nibura ngo hari akantu nakundira Kagame nkakabura nigenzura gakabura kuko ikintu cyose kivuzwe kiba kiri mu manyanga. Ndi umunyarwanda manyanga, politiki y'ubutegetsi bw'igihugu manyanga, politiki y'ubuhinzi manyanga, politiki ya education yarapfuye neza yararangiye. Uburenganzira bwa muntu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ushobora ikiryabarezi hari kidakora ni ikiryabarezi cyitwa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu sinzi nicyo gikora hariya mu Rwanda byabindi ariko Kagame nyine afata akazishiraho kugira ngo bigaragare ko nuza ariko amategeko arayishyamba zidakora ari ubukingirizo bwo kwishya amahanga. Ayo mahanga rero abanyarwandakazi Kagame impamvu agomba kumenya ko bitari yayinwe nzavaho muzenzira inzira byazibonye yarazabwiye ejo bundi arabibona ko Kongo, Burundi na Uganda nubwo naziriya yuko ari icyumiro habiri n'abanyarwanda n'ibiterateranya bazaza bakamukuraho. Ariko igihe hari icyifuzo nuko Kagame ava ku butegetsi mu mahoro abamusimbura bakamusimbura mu mahoro ibyagezweho bikagezwaho ngo protecting the game. Aho kantu karanyishe ngo gusigasira ibyagezweho tuzasigasira ibyagezweho gute Kagame yanze ku butegetsi bishoboka kubisigasira gusa no kugava ku butegetsi abantu bakaza amahoro. Naho niyo hura bya bindi byo kuvuga ngo agiye kurwana ngo azasubirwa no kwa Rusanze azabaduhe mu cy'abanyarwanda pe mbabwiza ukuri Kagame azatuye ikigwari n'abandi bose. Ngayo nguko umunsi mwiza kuri mwese mukoresha subscribe na like kuri No Lie aho dukubitira inyuma kubuye nta kinyoma n'ahandi wabikura na kuri No Lie.